Batinyuka TV twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe. Tubashimira kandi uburyo mudahwema kutwereka ko mudukunda, mushima ibitekerezo byacu tubaha umunsi ku munsi. Turabashimira rero abamaze gukora subscribe n'abandi tubashishikariza gukomeza kuyikora. Uyu munsi rero tuje kuganira na nyiri YouTube channel. Yaraza kutwibwira bihagije, aratwibwira tumenye uwo ari we, tumenye imigambi adufitiye kuri iyi televiziyo, mbese turushaho kumumenya. Nyakubahwa tubahaye ikaze kuri Tinyuka TV. Murakoze cyane kuri aka kanya keza twongeye kubona. Mbere na mbere dushimira Imana ko tugihumeka umwuka w'abazima. Amazina yanjye nitwa Habinshuti Emmanuel. Nkaba mbahaye ikaze kuri channel yanjye yitwa Tinyuka TV. Nkaba mbashishikariza gukora subscribe, ugakora like, ukabikunda, ugakora share, ukabisangiza abandi, ndetse ntiwibagirwe no kudusigira igitekerezo muri comment. Urakoze cyane rwose. Ngo amazina ni Habinshuti Emmanuel. Ese Habinshuti Emmanuel ni muntu ki? Urugendo rwawe kugera aha ngaha rumeze gute? Ushobora kubisangiza abakunzi bawe kuri Tinyuka TV. Amazina yanjye nk'uko nabivuze ni Habinshuti Emmanuel, ariko hari n'abantu benshi banzi ku izina rya Fisi, naryo ni izina ryanjye. Nkaba ndi umunyarwanda ubikunze, kandi binteye ishema kuba ndi umunyarwanda, nteye ishema no kuba umunyarwanda. Nkaba mvuka mu ntara y'Iburengerazuba, akarere akaba ari Nyamasheke, umurenge ni Ruharambuga, akagari ni Wimana, by'umwihariko nkaba nkomoka mu mudugudu witwa Ryangagi. Muri rusange amashuri abanza nayize ku kigo cy'amashuri abanza cya primaire ahantu bita Rwabidege. Ndahiga ndaharangiriza, nkomeza kwiga amashuri yisumbuye. Nize ahantu bita Imwezi kuri college Intwari do Mwezi. Nahize ishami rya biochimie cyangwa se ibinyabuzima n'ubutabire. Icyo gihe ndangije kuhiga nakomereje muri kaminuza y'Abakatolika mu Rwanda. Nahize imyaka 4 niga ibijyanye n'ubuzima rusange cyangwa se public health. Nza gukomeza icyiciro cya gatatu cya kaminuza, aricyo ndi gukora ubu ngubu muri kaminuza yo mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni kaminuza bita Lanzhou University, ikaba iherereye mu gihugu cy'Ubushinwa. Akaba ariho ndi kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'ubuzima rusange, public health. Ntabwo negeze mpindura ngo njye ku ruhande, nakomeje n'ubundi domaine nazamukanye kuva kera, ubu nibyo n'ubundi ngirimo kugeza ubu ngubu. Murakoze. Urakoze cyane rwose. Ndumva ufite n'amashuri menshi. Uri inararibonye mu bintu by'ubuzima rusange, aribyo mu Gifaransa bita santé publique. Hanyuma se abantu benshi bakunda kwibaza, Emmanuel turi kuganira ufite ubunararibonye cyane mu buzima rusange, ese ni ingaragu, arubatse se cyangwa n'uwihaye Imana? Murakoze nanone ku kibazo cyiza. Mu buzima bwanjye busanzwe ndacyari ingaragu, mbese turacyari mu biganiro, niyo nzira nkirimo. Ubwo bivuze ngo hari aho uri kumwe nabo mu biganiro cyangwa amarembo aracyakinguye? Tugenda tuganira uko bwije n'uko bukeye n'abantu bagiye batandukanye, ariko uw'Imana izangenera ubwo ngubwo iracyari kumutegura, kandi nanjye iracyarimo kuntegura. Ubwo Imana niduhuza neza ibyo tuganira tukabyumvikanaho, bizagenda neza. Tuzanabatumira by the way. Uti Imana irimo irabitegura. Abandi bakomeza kugira ikibazo cy'amatsiko, ese ubundi usengera he? Uri umukristo, uri umuyisilamu? Ndi umukristo, nsengera mu itorero ry'Abametodiste, ni Eglise Methodiste Libre au Rwanda. Ndumva ari ibyo ngibyo ku bijyanye n'imyemerere yanjye, ndi umukristo. Hanyuma tugarutse gato kuri
YouTube channel yawe Tinyuka TV, ni igitekerezo cyavuye cyo gushinga iyi televiziyo? Ese kuki wahisemo kuyita Tinyuka ntuhitemewe n'irindi zina, iryo akaba ari ryo ryaje ugafata n'icyemezo akaba ari ryo uryita? Hanyuma uze no kudusangiza imirongo migari izajya icishwa kuri YouTube channel yawe. Mu by'ukuri muri rusange ngira igitekerezo cyo gushinga iyi channel ya Tinyuka TV, nagira ngo nari mfite umuhate n'ishyaka byo kugira ngo nshishikarize urubyiruko gutinyuka, tugakura amaboko mu mifuka, tugakora tukiteza imbere. Iki wenda ni kimwe. Ikindi kandi nagira ngo nzajye nsangiza abadukurikirana mu bijyanye n'ubuzima rusange, kuko nibyo ndimo mu buzima bwanjye busanzwe, nk'abantu mu expert mu buzima rusange. Nagira ngo tuzajya tugenda tuganira ku buzima bugiye butandukanye, uko umuntu ashobora kwirinda indwara, uko umuntu ashobora kwivuza afashwe n'indwara nta kurembera mu rugo. Tugashishikariza abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda abari hirya no hino, b'Abarundi, mbese muri rusange, tukagenda dushishikariza abantu bose kutarembera mu rugo, tukabigisha ibijyanye n'indwara zigiye zitandukanye, uburyo ki wazirinda, uburyo ki wakivuza, uburyo ki utagombye kurembera mu rugo. Nta nubwo dusaba cyane ko ugomba kujya kwa muganga ari uko warwaye, hari n'uburyo ki buhari bwo kujya igihembwe kigeze mu gihe runaka ukaba wajya kwa muganga ugakoresha ibyo bita medical check up, ukareba uko ubuzima bwawe buhagaze muri rusange, utagombye kugira ngo urembere cyangwa se uzarware urembere mu rugo. Noneho twongera dushyiraho n'indi gahunda, dufite n'indi gahunda ku mirongo migari nk'uko mwabimbajije. Ni ukuvuga ngo tuzaducishaho ijambo ry'Imana kuri iyi channel yacu ya Tinyuka TV. Twongere kandi tubagezeho ibijyanye n'imyidagaduro muri rusange. Ndumva ari iyo nzira. Ikijyanye n'uko twayise Tinyuka TV, turashishikariza abantu gutinyuka rwose, tugakora. Niyo ntego nyamukuru, gukora rwose. Hari abantu ubona bagenda batinya gukora ibintu runaka, ngo baranseka, ngo baramvuga, ngo baragira bate. Tinyuka ukore, ejo ni heza, kandi ukore icyo ukunda, ukunde icyo ukora. Murakoze. Utikora icyo ukunda kandi ukore icyo ukunda, niba mbivuze neza. Hanyuma se televiziyo turayumvishe n'imigambi myiza ufitiye abakunzi bawe, mbese muri make bashonje bahishiwe. Ariko mfite akabazo k'amatsiko, covid yaba yarakwigishije iki? COVID-19 nk'uko yatangiriye hano mu gihugu cy'Ubushinwa, nk'uko mwagiye mubyumva ku makuru agiye atandukanye, ikaba yarakwiriye isi yose. COVID hari icyo yanyigishije rwose. Yanyigishije ko waba ukomeye, waba uworoheje, COVID byanga bikunda nta muntu itagizeho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. COVID ikintu yanyigishije ngiye cyane ku ruhare rwanjye ni ukwizigamira, kuko hari abantu benshi, ingero nyinshi zirahari z'abantu bakorera n'umushahara bahuye n'ibibazo bikomeye by'inzara muri iyi COVID, bitewe n'uko wagenda gukorera umushahara uvuga ati ejo ku kwezi bazongera bampe, ejo nzongera mbone. Ariko COVID yaje itwereka yuko umuntu agomba kwizigamira, akazigamira ejo hazaza, kuko utabuzi ko ejo buzacya hameze. Murakoze. Ibyo ni isomo rikomeye cyane COVID ngiye yanyigishije, kwizigamira. Isomo rikomeye cyane, kandi koko buri wese n'urubyiruko turimo twagakwiye kwigiraho. Ese mu buzima bwawe waba ugira umuntu w'icyitegererezo, mu ndimi z'amahanga bakunda kwita role model? Byo ntabwo bijya bibura rwose. Nta muntu burya ubura wareberaho cyangwa se ugira uwo yagenderaho mu nzira nziza ziba zihari. Ngewe role model wanjye ni nyakubahwa His Excellency Paul Kagame, perezida wacu w'igihugu cy'u Rwanda, niwe role model wanjye.
ni iki yaba yaravuze cyangwa yarakoze cyagukoze ku mutima cyangwa se gihora cyagusigaye mu bwenge bwawe? Nkanjye nk'urubyiruko, imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba, ikintu namwigiyeho ni ugukora cyane kuko yaratubwiye ati cyangwa se yaravuze ati tugomba gukora cyane nubwo byayobaje kuko ubukene bwo bubabaza kurushaho. Niyo mpamvu urubyiruko, baba abakuze, baba rwose muri rusange tugomba gukora cyane tutizigamye, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga yuko udakora ntakarye, kandi utinya gukora hari ukuntu nyine ingaruka zimugeraho, ugasanga ni umuntu uri kugenda asubira inyuma aho kugira ngo akore atera imbere. Murakoze. Emmanuel rero uri kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza masters, akaba afite YouTube channel, yibona hehe mu myaka 5 iri imbere? Murakoze cyane. YouTube channel yanjye ahantu nibona mu myaka 5 iri imbere, ntabwo ari ukuvuga ngo YouTube channel, wowe muri rusange uyibona he mu myaka 5? Navugaga nyine uburyo uri inararibonye, hanyuma noneho no kuba warashinze YouTube channel, wowe uyibona hehe nko mu myaka 5 iri imbere? Murakoze. Mu myaka 5 iri imbere ahantu ngomba kuba yewe nibona no kuba mpagaze neza birenze ukomeza uko nguko kamemo, cyangwa uko ndi gutangira ubu ngubu. Hari urundi rwego numva nifuza kuzaba ngezeho, ndetse atari ngewe ubwanjye, n'urubyiruko muri rusange n'abantu bose muri rusange, kuko ntabwo ngomba kugenda njyenyine, ngomba gufatanya n'abandi tugakora tukiteza imbere. Ngomba kuzaba ubu ngubu nabivuze kare habanje ko ndi ingaragu, ngomba kuzaba mfite umuryango, kandi umuryango mwiza. Niyo mpamvu mu myaka 5 rwose ngomba kuba ndi kubitegura neza, kugira ngo rwose ejo nzabe ndi umuntu umeze neza, nzabe ndi umuntu uri kwiteza imbere, umuntu watinyutse agakora, akaba afite ahantu ageze. Niyo shusho nifuza kuzaba nibonamo mu myaka 5 iri imbere. Emmanuel nyiri televiziyo, ese wasangiza abakunzi bawe icyaba cyarakubabaje mu buzima bwawe, ndetse n'ikintu cyaba cyaragushimishije? Murakoze. Mu buzima habamo ibyiza n'ibibi. Mu by'ukuri njyewe ntaciye ku ruhande ngo mvuge wenda ibindi bintu byinshi, nashimishijwe n'uko ubu ngubu tuvugana nicaye mu gihugu cy'Ubushinwa, nkaba narabashije kurira indege ikangeza y'amahoro, nta mbogamizi, nta bindi bibazo. Ibyo ndabishimira Imana, kuko ibyo ni ibintu byanshimishije cyane mu buzima. Mu bijyanye n'ikintu cyambabaje mu buzima, ni amahano yashegeshe igihugu cyacu, amahano yagwiriye igihugu cyacu ku bwa jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ibyo biri mu bintu byambabaje, byankoze ku mutima, byambabaje rwose, ku buryo ari ibintu ibyo ni ibintu byambabaje muri rusange. Hanyuma rero uratubwiye ibyagushimishije n'icyakubabaje, hanyuma ni iki kiguha imbaraga, kigukomeza, mbese kigupushinga, kigusunika, gituma ukomeza gukataza ujya mbere? Ikintu kigomeza kunsunika, kigomeza kunteza intambwe ijya imbere, ni ugukora cyane, gutinyuka, ngakora, ngakura amaboko mu mifuka, ngakora nta gusuzugura akazi ako ariko kose, mbese ngakora nkiteza imbere kandi nkanizigamira. Ese Emmanuel akunda uwuhe mukino? Murakoze cyane. Nk'uko nabivuze, kuko tuzaducishaho ibijyanye n'imyidagaduro. Ahangaha nkunda, nanjye ndi urubyiruko, ndenjoyinga, nkunda siporo zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane nkunda umupira w'amaguru cyane, niwo numva nkunze cyane, haba kureba, haba no guteraho buke buke iyo mbonye akanya ngiye kuruhuka. Ufana yahe makipe, haba mu Rwanda, mu gihugu cyacu no hanze yacyo? Murakoze. Nanone mu Rwanda mfana Rayon Sport, hanze ku mugabane
w'Uburayi mu Bwongereza ngafana ikipe ya Arsenal. Hanyuma mu gihugu cy'Ubushinwa ubarizwamo se ho ufana iyihe kipe? Murakoze. Mu gihugu cy'Ubushinwa ntabwo ndagira amakipe mfanamo cyane. N'ibisanzwe turidagadura tukajya ku bibuga tugakina bisanzwe, tugakora siporo n'Abashinwa, tugakora siporo n'abanyamahanga bose muri rusange, ariko mu Bushinwa rwose ntabwo ndagira ikipe mpafana kugeza ubu ngubu. Gutaha ni ukujya ufana kuko hari abakinnyi nzi b'i Burayi bagiye baza gukinira mu Bushinwa mu makipe akomeye, nubwo nanjye ntayibuka kuko ngewe mu mikino ntabwo nisangamo cyane, ariko ubwo ugomba kujya ubikurikirana nabyo ukabisangiza abakunzi bawe nabo nabyo baba babikeneye. Emmanuel rero turagushimiye cyane ku kiganiro cyiza uduhaye, kubera igihe cy'ikiganiro kirangiye. Ibindi bibazo n'iki byose bazabikubaza muri komenti hano hasi barabikubaza, kandi nizeye ko bazabona ibisubizo byabo neza. Murakoze cyane rero, turabashimiye. Nakagaruka kuri Tinyuka TV. Ciao ciao. Murakoze rwose, murakoze.